Hello again, my friends. As always, this is yours, Ishimwe Cedric. Munyemewe mu isomo ry'uyu munsi turebere hamwe Unity 7 Business Contracts mu isomo rya Entrepreneurship umwaka wa kane senior 4. Entrepreneurship cyangwa se ubushabitsi. So tugiye kurebera hamwe rero business contracts cyangwa se contract za business. Tumenye business contract cyari cyo cyangwa se contract muri rusange cyari cyo. Turebe n'ibindi bintu bigiye bitandukanye. So tugiye gutangira tureba inshoza ya contract. What is a contract? Contract can be anything from a formal written document to a simple handshake deal to a job where the only thing in writing is quote on the back of an envelope. Whatever its form, if you agree to provide a service to hire for money, you have entered into a contract. You are promised to do a job for hire and hire is promising to pay for you for it. The agreement may be enforced in court. So kontra rero ni amasezerano mu kinyarwanda. Ni ikintu cyari cyo cyose gishobora kuba mu magambo cyangwa se mu nyandiko cyangwa se mu nyandiko cyangwa se gushekinga n'ibiganza cyangwa se gufata mu kiganza mukemeranya ku kintu. Ugasanga hariho amasezerano ubugiranye n'uwo muntu yashobora kuba yanditse cyangwa se mu buryo bw'amagambo. Yes, ariko ubwo buryo bwari bwo bwose yaba ari mugomba kumenya ko ari ibyo mwemeranyije byo kugira iki byo ugomba kuzakora. Aba ni abantu babiri ubusanzwe. Tuvuga urugero umusupplier n'umu entrepreneur bashobora kugirana amasezerano yo kuba umusupplier azajya supplying ibintu muri business. Cyangwa se tuvuga urugero nko ku ishuri rwiyemezamirimo ashobora kugirana amasezerano n'ikigo yo kujya agemura ibyo kurya ku ishuri. Bashobora kuba yanditse cyangwa se ari amagambo gusa, aribyo batubwiye written cyangwa se oral contracts. Gusa uri kumva nyine ni amasezerano we bagiranye. Ayo masezerano yakaba yakubiyemo ibintu byinshi bigiye bitandukanye byo turagenda tureba muri video muri iri somo ko tugenda turijya kure. Gusa icyo ugomba kumenya ni uko nyine aba ari task cyangwa se something uba wiyemeje gukora none ukayigira icyo uyemeranyaho n'uwo muntu. So contract as definition is a legal agreement that sets out the terms of a transaction, deal or exchange between two or more parties which may be individuals or companies. Contract ni amasezerano yaba yemewe yaba yashize cyangwa se yagaragaza amategeko n'amabwiriza y'ibikorwa cyangwa se deal uba wajyanye n'uwo muntu cyangwa se ku bugurane hagati y'abantu babiri cyangwa se barenze, bashobora kuba abantu ku giti cyabo se cyangwa se company. A contract is an agreement either written or spoken between two or more parties that create a legal obligation. Rero contract ni amasezerano yashobora kuba yari mu buryo bwanditse cyangwa se mu buryo bwo kuvuga cyangwa bw'amagambo hagati y'abantu babiri cyangwa se barenze babiri, yakaba yabaho mu buryo bwemewe, yagashyiraho icyo umwe azakora nk'uko yabyiyemeje ariko mu buryo bwemewe. Yes, a business contract is a legally binding agreement between two or more persons or businesses to perform an agreed business transaction. Here is a legally binding agreement between two or more persons or entities. Business contract ni amasezerano ya business cyangwa se amasezerano yaba hagati y'abantu babiri cyangwa se barenze umwe hamwe na business yaza performingira iyo business. Yes. Twagiye turebe mu gihe uri gukora amasezerano rero hari ibintu by'ingenzi uba ugomba kugenda ureberaho wuzuza, aribyo when entering a formal business agreement with an employer. Kanze tureke gutinda ku bintu byinshi cyane. Gusa nyine ibi ni ibikorwa bibaho mu gihe hakenewe kuba habaho amasezerano, nko mu gihe ugiye gutangira business ushobora kugirana amasezerano n'abakozi. Mu gihe uri gutanga service cyangwa se product ushobora kugirana amasezerano n'uwo mukiriya cyangwa se uwo customer, ukavuga ati wenda nibiba expired mbere y'igihe runaka uzabizane tubiguhindure cyangwa se tubirepairing for free. Mu gihe uri kugura ibintu nanone ushobora gutuma habaho amasezerano nko kugirana amasezerano yawe n'umucuruzi mu gihe uri kurinda business yawe. Amakuru yizewe when partnering cyangwa se mu gihe uri gukorana n'abandi bantu mu gihe
n'ahandi henshi hagiye hatandukanye, aho n'ahantu amasezerano yagenda yagira yakenerwa. So tugiye kurebera hamwe forms of a business contracts, cyangwa se ubwoko bw'amakontra ya business agiye atandukanye. Ubwa mbere ni written contracts. This refers to the agreement between two or more parties in form of written words. Aya ni amasezerano yaba hagati y'abantu babiri cyangwa se barenze babiri, yakaba yaba yari mu buryo bw'inyandiko. Written contracts are printed, typed, or legal written agreements that are enforceable by law. Amasezerano yanditse rero yashobora kuba yaba printed cyangwa se bakayaprintinga n'imashini na printer, cyangwa se bakayandikisha inuza computer, cyangwa se bakanayandikisha ikaramu. Yes, byose byemewe n'itegeko. Or verbal agreements, ayo ni ubwoko bw'amasezerano ya business. Bwa kabiri aho hari ubwoko buba buri mu buryo bw'amagambo, aribwo bita gentleman's contracts. Yes, these are agreements made between two or more parties by word of mouth. Aya rero ni amasezerano ikorwa hagati y'abantu cyangwa se babiri barenze mu buryo bw'amagambo y'umunwa cyangwa se orally. Yes, an oral contract is a type of business contract that is outlined and agreed to via spoken communication but not written. Oral contract rero ni ubwoko bw'amagambo buvugwa mu magambo nyine, buvugwa pana ntibwandike, kumva very somehow repeated. Although it can be difficult to prove the terms of an oral contract in the event of breach, this type of contract is legally binding. Kabone nubwo utapfa kubona ibimenyetso mu gihe habaye ikibazo, wagiranye ikibazo n'umuntu wenda yanze fulfill ayo masezerano wamujyanye mu buyobozi, ariko nanone aya masezerano nayo yaremewe. Tugiye kurebera rero distinction between written and oral contracts. Tugiye kurebera hamwe itandukaniro riri hagati y'amasezerano yanditse ndetse n'amasezerano y'imvugo cyangwa se yo mu buryo bw'amagambo. Tugiye kureba form of contract, tugire na advantage na disadvantage zayo muri iyi table nk'uko muyibona muri screen zanyu. So let's begin with the written contract. Tugiye kureba ibyiza by'amasezerano yanditse. Prevents misunderstanding at later date by making agreement clear from the outset. Bituma hatabaho kujijwa. Yes, nyuma y'aho mumaze kumvikana, bigatuma ayo masezerano yaba clear cyangwa se yaba yumvikana neza. Yes, kuva batangiye fulfilling. Provides security and peace of mind by setting out duties and obligations of each party under the contract. Noneho bituma habaho umutekano ndetse no kutuza mu mutwe, bitewe n'uko yaba yari yashyiraho inshingano cyangwa se ibyo buri wese ategetswe kuba yakora bishingiye ku byo bemeranyijeho muri ayo masezerano. Provides clarity by detailing payment schedule, time frame and work to be performed under the contract. Noneho rero yes, igihe amasezerano niyo yatanga detail ya buri kantu, nk'uburyo bwo kwishyura, igihe cyo kwishyura cyangwa se igihe ko cyateganyijwe mu masezerano, ndetse n'uburyo bagomba gukora. Yes, ibyo byose biba biri mu masezerano, mbese amasezerano yaraba guidinga. Serve as a proof of what was agreed between parties in the event of a dispute. Mu gihe rero habayeho wenda tuvuga urugero nko kutumvikana hagati y'abantu babiri, amasezerano niyo bifashisha nk'ikimenyetso cy'ibyo bemeranyijweho, mu gihe umwe wenda akoze ibitari byemewe n'ayo masezerano cyangwa se ibyo batemeranyijeho. Protects intellectual property, real property and asset values. Nanone amasezerano yarinda umutungo wawe. Tuvuga urugero, iyo uyaguze bagomba kuguha urupapuro rusinyeho kandi uriho n'abagabo. Ayo masezerano yagaragaza iki? Ubugure. Ibyo bituma rero umutungo wawe batapfa kuwukwiba cyangwa se kuwukwambura bitewe n'uko uba ufite evidence igaragaza yuko ari ubutaka bwawe cyangwa se umutungo wawe. It sets out how disputes will be handled and resolved. Nanone amasezerano yo yashiraho uburyo ki mu gihe abantu bagiranye ayo masezerano bazagira iki, bazayakemura. Tuvuga urugero, niba abantu ba rwiyemezamirimo babiri biyemeje gukorana bakabyandika mu masezerano, banashiraho n'uburyo banashiraho n'uburyo bazajya basolvinga amakimbirane bazagirana, cyane yuko ntazibana zidakomanya amahembe.
sets out ways in which contract can be varied na kandi nanone amasezerano yagenda yashyiraho uburyo ki uburyo ayo masezerano yashobora kuba varied. Yes, and he specifies sorry nari ntarutse nta yes cyase amasezerano yo yanagaragaza buryo ki ayo masezerano yashobora kuzahindurwa. Sets out ways in which contract can be varied niyo tumaze gusobanura. Specifies how either party can end the contract before work is completed. Nanone yagaragaza buryo ki umwe muri abo bagize ayo masezerano bashobora terminating cyangwa se kuyasoza kuyashyira ku iherezo mbere y'uko akazi karangira. Izo zari advantages. Hariho n'iyindi ya nyuma, avoids the potential contractual disputes and litigation. Nanone amasezerano yatuma hatabaho amakimbirane yashingiye ku masezerano cyangwa se mu byo basezeranye bitewe n'uko haba hari cyangwa se akamaro ibibi by'amasezerano yanditse. Time wasting, bitwara igihe kujya muyandika muyacenjinga gushaka abagabo, ibyo bintu byose ni ibintu bitwara umwanya. Involves some cost, nanone rimwe na rimwe biba bihenze. Involves some preparations and meeting with the lawyers, nanone bikasaba yuko wategura ibintu cyane nanone ugahura n'abanyamategeko iyo hariho inyandiko y'amasezerano wenda mu gihe habayeho za disputes. Tujye kuri oral contract. Time saving, cost saving and less hassle. Oral contract icyiza cyayo saving igihe, ntabwo isaba ko habaho igiciro runaka ngo uri kugura amakaramu n'amakayi cyangwa se ngo uri gutayipinga cyangwa se uri guprintinga. Isaso nta nubwo ibigoranye cyane. So disadvantages zayo harimo expectations not clear defined leading to misunderstandings. Ntabwo habaho ubusobanuro bufite ibisobanuro byimbitse. Parties having different recollection of contractual terms leading to the disputes. Yes, bamwe muri bagize ayo masezerano iyo batangiye kurenga ku masezerano bagiranye, ku mategeko n'amabwiriza bagiranye yagengwa n'ayo masezerano yabo, bituma habaho amakimbirane cyangwa se disagreements. Icya gatatu ni no means to protect confidential information and intellectual property rights. Nta buryo bwo kuba barinda amakuru yizewe ndetse n'umutungo n'uburenganzira bw'umutungo. It's difficult to prove due to the lack of evidence. Mu gihe habayeho kutumvikana biba bigoye cyane kuba wabyemeza yuko ari umwana yagiranye bitewe ko nta bimenyetso. And unilateral termination of contract that could possibly leave you with no legal protection. Kandi nanone ayo masezerano yo kumunwa gusa yashobora gutuma umwe ayasoza terminating cyangwa se ayashyira ku iherezo, byashoboka bikagusiga utari secure. Indi ya nyuma ni risk of getting entangled in high cost litigation which may drag on for years. Kuba nyine byagufata amafaranga menshi mu gihe uri gushaka abavoka bagufasha mu gihe habayeho disputes hagati yawe n'uwo mwagiranye amasezerano uri kugira ngo ubashe kubona ubutabera. This is the end of part 1 ya irino somo contracts rya senior 1 senior 5 entrepreneurship. So we'll be together in the next video. It was yours Shima Cedric. Thank you for stopping by. Turebeye hamwe wariza contract n'ibindi bintu bigiye bitandukanye. So iyi yari unit 7 business contracts senior 4. Thank you for stopping by. If it was your first time, please click on the subscribe button. Please give us comment, share this video and click on the ring. Thank you.